y'icyo kibazo cyari cyavutse u Rwanda nibwo rwakoze kudeta. None se ko u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi, tuvuge yuko n'abantu bakoze kudeta bahungiye mu Rwanda, rufite inshingano zo kubanza kubakira mbere yo gusuzuma n'ibyo baregwa byose. Mbere na mbere uwakira umuntu agashira impumu, ni nako wabisinyiye n'ubundi bwarabisinyiye. Nyuma mukamuti mu biganiro muri kubiganiraho, u Rwanda rwanze ko biganiraho. Urumva se u Rwanda rwo rwateye ikibazo? Ubu se ubu turi kuganira tujye mu bushinjacyaha bw'u Rwanda tubaze mandat d'arrêt internationale bakoze bohereza mu Burundi zirenze 15-16 dusaba yuko abarundi bakekwaho icyaha cya jenoside bagarurwa mu Rwanda. Niba hari principe cyangwa ihame rivuga yuko nta gihugu cyohereza umwene igihugu wacyo ariko bakaburanishwa, ntaboherejwe. Hari urubanza se wigeze umva rwabaye? U Rwanda se ko rutafunze imipaka ruvuga ngo hari abantu bakoreye icyaha no kubutaka u Rwanda, dore n'amazina yabo, kuko niba ukoze mandat d'arrêt cyangwa impapuro mpuzamahanga zo kubafata, nuko ufite imyirondoro yabo yose, dosiye irahari, banayigusabye wayohereza. Urazikoze izo manda, izo mpapuro zo kubafata 10-15-16 ntibafashwe ngo boherezwe. Ibyo batanoherejwe byanasobanuka, ariko ntibanafashwe ngo baburanishwe. Ko se u Rwanda rutigeze rufunga umupaka cyangwa se ngo ruzane ibindi bibazo?